Aho mwese Imana ibaho umugisha. Nitwa Leonard, ndi umuyobozi mukuru w'ubuhamya bw'abizera TV, umuyoboro wa YouTube. Turi mu rugendo rwo gukusanya inyigisho, ibiganiro n'ubuhamya bw'abakristo. Dufite intego yo gukora ibiganiro 1000 kubw'icyubahiro cy'Imana. Ubu ibyo muri gukurikirana ku buhamya bw'abizera TV, umuyoboro wa YouTube, ni ibiganiro ndetse n'inyigisho. Turashima Imana ko yatwambitse imbaraga zo gutegura no gutangaza ibiganiro, ubu tukaba tubibasangiza. Mugane ku buhamya bw'abizera TV, umuyoboro wa YouTube, ukurikirana ibiganiro. Ndabizi bizaba umugisha ukomeye kuri wowe n'umuryango wawe. Nta gutinda rero, nishimire ikiganiro gikurikira. Murakoze. Muraho neza, inshuti z'ubuhamya bw'abizera TV. Ngiye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nk'ibisanzwe ni Leonard muvugana. Iyi channel ni umuyoboro wa YouTube ugamije gusangiza ijambo ry'Imana n'ubuhamya bw'abakristo. Kuri iyi nshuro rero turaganira ku ngingo ikomeye kandi ifite akamaro cyane mu buzima bw'umukristo muri ibi bihe tugezemo cyangwa se dusohoyemo. Mbese imibereho y'umukristo muri ibi bihe turimo. Banje rero gusuhuza abari mu gihugu, abadukurikira bari hanze y'u Rwanda, muri Afurika ndetse n'i Burayi. Turabashimiye cyane ko mudukurikirana. Turihanganisha by'umwihariko abadukurikira bababaye, barwaje, abafite ibibazo bitandukanye bishobora gutuma basa n'abadatekanye muri iyi minsi turimo. Mwihangane kandi musenge, Imana iri mu ruhande rwanyu, ibakomeze. Natwe kandi tugomeza kubasengera cyane ko muri iyi si ntabwo dushobora kuyibamo gutya gusa nta bibazo. Ni bimwe mu byo tugomba kwitegura nk'abakristo ko tugomba guhura nabyo. Ndabashimiye rero. Uyu munsi tugiye kuganira, ariko mbere y'uko tuganira ku mibereho y'umukristo muri ibi bihe turimo, reka tubanze dusenge Imana gato. Mwami Imana yacu, turagushimiye. Uri Imana idahinduka, uri Imana ihorana natwe ku manywa ndetse na nijoro. Nongeye kugushimira ko ugomeje kurinda bene data muri Kristo Yesu, bakaba bakiriho bahumeka umwuka bazima. Tugiye mu kiganiro, n'ubundi dufashe kugira ngo twigire muri iki kiganiro inyigisho zidufasha kubaho nk'abakristo kandi duhanganye n'ingorane n'ibibazo mu buzima duhura nabyo. Ubane natwe mu kiganiro, tubisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Ingingo yacu rero nk'uko nari mbivuze ni imibereho y'umukristo muri ibi bihe turimo. Icyo tugiye kuganiraho muri iki gihe turimo, imibereho y'umukristo irimo ibigeragezo n'ibishuko bitandukanye byo muri iyi si, ariko dufite icyizere cyo ko muri ibyo byose turi kumwe na Yesu Kristo udukunda kandi uduha imbaraga zo gukomeza inzira nyakuri yo kwihangana no kwizera. Imana itubwira mu ijambo ryayo ko tugomba kunyura mu nzira ifunganye, ko inzira ijyana ku bugingo, kandi intego yacu nk'abakristo no gukomeza muri iyi nzira nk'uko Imana yitubwira, nk'uko Yesu ubwe yavuze muri Matayo agira ati, Matayo ibice 7 umurongo wa 13 kugera kuri 14, munyure mu irembo rifunganye kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini kandi abayinyuramo ni benshi. Yesu kandi yongera kuduha icyizere mu ijambo rigaragara muri Yohana igice cya 16:33, aho agira ati, ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri nge. Muri iyi si muzagira amakuba, ariko muhumure kuko nanesheje isi. Haleluya. Iri ni ijambo Kristo we ubwe atubwira ko tugomba gushikama binyuze muri amagambo atubwiye cyangwa se ijambo atubwiye rigaragara, haba ari ukutubwira ko tuzanyura mu bikomeye, ko dukwiye kunyura mu irembo rifunganye, ko hari n'irindi rembo rifunguye rijyana abantu kurimbuka nk'uko tubisomye hejuru. Ariko kandi muri iyi si nubwo duhura n'ibyo bibazo, muri iyo nzira tugendamo ko hari ibyiringiro
nk'uko tubisomye muri Yohana 16:33, aho aduhumurije, muhumure kuko nanesheje isi. Kristo yanesheje isi rero, ibyo turabizi nk'abakristo. Tugiye kuganira nanone ku ngingo ivuga ngo guhura n'ibigeragezo mu buzima bwa Kristo. Ibigeragezo nyine ntawe utazi icyo bita ibigeragezo. Ni ikintu cyiza mu buzima bwawe, ugasanga ni umuzigo kirakubangamiye, kumva udatekanye, nyine kumva utabayeho neza, utisanzuye kubera ibyo usohoyemo cyangwa icyo uhuye nabyo. Umukristo rero agomba guhora yiteguye guhura n'ibigeragezo muri iyi si, kuko ntabwo ari ibya none gusa, ahubwo ni ibintu bisanzwe mu rugendo rw'umukristo. Icy'ingenzi si ukubura ibigeragezo, ahubwo ni ukumenya uko twabinyuramo turi kumwe n'Imana. Twifashisha ijambo ry'Imana rero rigaragara muri Bibiliya, kuko niryo jambo ryo kwizerwa ry'ukuri. Iyo turisoma tuba twumva ko tuvugana n'Imana. Imana itubwira muri Yakobo igice cya mbere guhera ku murongo wa 2 kugeza ku wa 4. Imana iradusaba kumva ko ibigeragezo bidutegura kandi bikaduhindura abantu bafite imbaraga n'ubushishozi. Igira iti: bene data, mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe. Mumenye yuko kugeragezwa ko kwihangana kwanyu gutera kwihangana, ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako, mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato. Iko niko Imana itubwira. Nubwo duhura n'ibyo bigeragezo tukagomba kugeragezwa, ariko ijambo ry'Imana ngo mureke kwihangana kwanyu gusohoze umurimo wako, mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato. Twongera nanone kumva icyo Imana itubwira mu gihe turi mu bigeragezo turi abakristo. Twongera kubona nanone ko mu Bakorinto ba mbere igice cya 10 ku murongo wa 13 naho hari icyo Imana itubwira. Imana itubwira ko cyangwa se twibutsa ko nta kigeragezo kibasha kutugeraho cyangwa kudushyikaho kitari rusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa, kuko itazaduha ibigeragezo biruta ibyo dushobora kwihanganira. Izi ni imbaraga zo gukomera mu rugendo rwacu rwa Kristo. Imana ntabwo ishobora kuduha ibigeragezo tudashobora kwihanganira, ntabwo ishobora kwemera ko bitugeraho tudashobora guhangana nabyo. Aha niko Imana ivuga. Umukristo rero wese duhura n'ibigeragezo, nuko tugomba gukomera tugashikama mu bigeragezo, mu ntambara z'ubuzima tunyuramo za buri munsi. Imana yemera ko bizitubaho, yemera ko tunyura muri situation, ariko kandi ibizi neza ko dufite ubushobozi bwo kubitsinda muri Kristo Yesu. Muri iki kiganiro twongera nanone kuganira uburyo bwo kwizera no gushikama ku Mana. Kwizera ni ngombwa mu Kristo muri ibi bihe turimo kandi bikomeye, mu bihe biza n'ibindi ndetse bigashira n'ibizaza. Ariko icyo tugomba kugira ni ukwizera ko Imana iri kumwe natwe. Twizera ko turi kumwe n'Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi, kwitashobora kuba kure yacu kuko ibana natwe. Kwizera rero ni intwaro iduha gukomeza gushikama niyo tubona ibintu bikomeye. Hari ukundi ijambo ry'Imana ribitubwira, bigaragara mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa 1. Imana iratubwira iti: kwizera ni ukumenya ibyiringirwa rwose, ibitaraboneka ugasanga ni iby'ukuri. Kwizera ko ibintu wizera bizaba bitari byaseruka ngo bibone, ariko ukizera ko ari ukuri. Uko niko kwizera. Nk'abakristo rero dusabwa kugira
izo mbaraga zigaragara mu myizerere ko ibyo turizera bitaraba, ko ari iby'ukuri, ko bizaba, tukabyizera nk'ibyasohoye, nk'ibyarangiye kugaragara. Niko kwizera Imana idusaba. No mu Baheburayo kandi hari uko Imana ibivuga. Imana itubwira ko tugomba gukomeza ibyiringiro byacu tutanyeganyega, kuko wadusezeranyije ari uwo kwizerwa. Mu mibereho yacu ya buri munsi dufite Imana idahinduka, ihora ikorana ubushake bwo kudufasha, bityo natwe tugomba gukomeza gushikama muri yo. Imana rero twizera ni Imana idahinduka, ni Imana ko yari kera n'uyu munsi ni kwikiri, uko yabanye na ba sogokuruza bacu mu kwizera niko n'uyu munsi ikiri, ntabwo ihinduka. Niyo mpamvu idusaba gukomeza kugira gute, gushikama muri yo, kuko ibyo yakoreye ba sogokuruza bacu, uburyo yababaniye, yakoranye nabo, natwe niko n'ubundi ikomeza gukorana natwe iyo duhagaze mu murongo mwiza ukwiye ukwizera. Ku bijyanye n'ubushake bwo kuguma mu kwizera, Umukristo wese akwiye kugaragaza ko afite ubushake bwo kuguma mu kwizera mu buzima bwa Gikristo, kimwe no mu byo tugomba gushyira imbere mu kwizera. Kimwe mu byo tugomba gushyira imbere cyane mu buzima bwa Gikristo ni ukwizera. Kuguma mu butungane no kwera birakenewe cyane muri ibi bihe turimo, aho ibishuko by'isi ari byinshi. Kuguma mu nzira yera y'ijambo ry'Imana nibyo bizatuma tugira umunezero w'ukuri n'ubugingo buhoraho. Petero rero wa mbere, igice cya mbere, umurongo wa 15 kugeza kuri 16, hari icyo hatubwira ku bijyanye no kugumana ukwizera, ubushake bwo kugumana ukwizera. Haragira ati, ariko nk'uko yabahamagariye yera, aba ariko namwe mubabera mu migenzereze yanyu yose, kuko byanditswe ngo mubabera kuko ndi uwera. Ibi bidusaba rero kugira ubushake bwo kwirinda ibibi n'ibishuko, tukagendera mu kuri nk'uko iri jambo ry'Imana ribitubwira. Mu Baroma nanone naho haravuga mu gice cya 12 umurongo wa 2, hari ukuntu Imana itubwira mu ijambo ryayo rigaragara muri iki gice. Iragira ngo ntitugakurikire imibereho y'isi, ahubwo tugomba kuvugurura imitima yacu ngo twemere neza iby'Imana ishaka. Tugomba guhora twitandukanya n'imigenzereze idakwiye, ahubwo tugaharanira gukomeza mu gukiranuka no kwera imbere y'Imana. Kristo wese, isi iradutwara, isi ifite uburyo iri gutwara cyangwa se itwaye abayiriho muri iyi minsi ya none. Ariko nk'Abakristo, icyo tugomba gukora ni ukuvugurura imitima yacu, kuvugurura imigenzereze, ibyo dutekereza, ibyo twibwira, kugira ngo twemere neza iby'Imana ishaka. Iby'Imana ishaka no kwishaka ko duhora turi abera, duhora dutunganye, duhora turangwa no kwizera, dusenga, kugira ngo tuzabashe kuragwa ubwami bwera ubwo Kristo aze yerekana. Ibyo ku Bakristo, kubizera, ibyo turabizi neza cyane ko ntabwo twabaho tutari nk'uko Imana ishaka, ngo umunsi tuzagaragara imbere y'Imana igihe kigeze ko tuzagerayo. Ntabwo twagerayo, kuko twagerayo nyine twanduye, ariko dukwiye guhora duharanira kugaragara nyine uko Imana ishaka. Muri iki kiganiro rero, nk'uko twari tumaze kuganira tuvuga muri rusange, guhura n'ibigeragezo mu buzima bwa Kristo, ko twabibonye ko ari ibisanzwe ko Umukristo ahura n'ibigeragezo, ahura n'intambara, kandi twasomye ko n'ijambo ry'Imana ari cyo ribivugaho. Ikindi tuganiriyeho nanone kandi ni ukwizera no gushikama ku
Mana nabyo tubiganiriyeho, tumenya icyo Imana ibivugaho. Ivuga ko dukwiye kugaragara buri gihe tumeze nyine neza nk'uko Imana ishaka, ubushake bwo kuguma mu kwizera. Hari icyo nabyo tubiganiriyeho, ijambo ry'Imana ricyo bivuzeho. Umusozo rero w'ikiganiro, kuko tuganiriye ku mibereho y'umukristo muri ibi bihe turimo, tukagaragaza ukuntu umukristo ahura n'ibigeragezo, kandi ko mu buzima bwa Kristo ibigeragezo bidashobora kubura. Tukareba kandi n'ukuntu umukristo akwiye kugira ukwizera no gushikama mu Mana. Tukareba kandi nanone n'ubushake bwo kuguma no kwizera. Tukareba n'icyo ijambo ry'Imana ribivugaho. Dushobora kugera ku musozo, ku kiganiro cyacu kiba kitari kirekire cyane. Mu gusoza rero, twifuza ko ku buhamya bw'Abizera TV twifuza kubibutsa ko urugendo rw'umukristo rutaba rworoshye, ariko se ko dufite icyizere cyo kugera ku mugambi w'Imana nidukomeza kwizera, kwihangana no kugendera mu nzira yera muri ibi bihe. Abakristo bagomba guhora baharanira kuba bera, birinda ibishuko by'isi, kandi bakizera ko Imana iri kumwe natwe mu rugendo rwacu rwose. Nk'uko Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 13 babivuga, haragira hati: nshobora gukora byose ku bwa Kristo umpa imbaraga. Ibyo dushobora byose, ibyo dukora byose, ntabwo tubyishoboza, ahubwo tubishobozwa na Kristo uduha imbaraga. Zaburi naho ibice 37 haragira hati: wikoreze Uwiteka urugendo rwawe rwose, aba ari we wiringira, nawe azabisohoza. Izi ni izindi mpamvu zidushishikariza gukomeza guhamya ukwizera kwacu mu bihe byose. Tugire amasengesho yo gusaba imbaraga no gushikama. Ntabwo dushobora kubishobozwa, ntabwo twabyishoboza hatariho gusenga, kugira amasengesho asaba imbaraga ndetse no gushikama. Twasoza rero mu kiganiro dusenga kugira ngo Imana ikomeze kudufasha muri uru rugendo rw'ibihe bitoroshye dusohoyemo mu minsi ya none. Mwami Imana yacu, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, turagusaba kutwongerera imbaraga muri ibi bihe bikomeye. Utwongerere kwizera kandi uduhe ubushake bwo gukomeza kugendera mu nzira yawe yera. Tugushimiye ko uri Imana idahinduka kandi iteka ihora ifite ubushake bwo kuturengera. Udushyigikire mu cyemezo twafashe cyo kuba abakristo nyakuri barangwa n'indangagaciro z'umukristo. Dukomeze kandi uturinde kugeza igihe tuzasohorera mu bwami bwawe bwera tudafite ikizinga. Tubisabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Imana ibaha umugisha. Nimwibagirwe gukora subscribe no gusangiza abagenzi bacu ikiganiro nk'iki tuba tugize, kandi bakora like, bakora share, ndetse mutanga n'ibitekerezo. Aho bitagenda neza muduhe ibitekerezo kugira ngo tubashe kujya tumenya ibyo tunoza muri iki kiganiro. N'abandi kandi nk'uko nabivuze bifuza kuza kutuganiriza ku ijambo ry'Imana bakaduha ubuhamya, ni karibu mujye muduhamagara mutubwire muti natwe dufite icyo twabwira bene data, natwe dufite ijambo ry'Imana, natwe dufite ubuhamya. Ni karibu. Murakoze, mugire umunsi mwiza.